Haleluya. Bera iravuga ngo naho watanga ibyawe bigashiraho ukabifashisha abakene ngo ariko udafite urukundo yabivuze. Nibaza ko umuntu yafata ibintu by'akabitanga ku abakene kandi adafite urukundo, uwo muntu yaba afite ikibazo. Ariko ko tutime ibivuga ndababeshyira, ubona umuntu aturutse hariya kandi wenda aje kukuramutsa. Inzira nayiciragamo iki kukiguhina uko urimo kwitunganya umutima ngo inzira nayiciriyemo iki kukiguhina arimo araza kuramutsa yakugeraho ugaseka yo nshuti yanjye we yo Yesu ashimwe bagomera. Imana ntireba amaboko amuhoreye, Imana yareba amagambo wavuze ukimara kumubona. Halo nakaza ku muryango w'abakomanga ta ukamurebera muri filime nabo undi nobwiye ko ndanga kuza kugera aho ndabo ukabwira umukozi yenda ucaye murebe mubaze icyo ashaka cyangwa se akazi uri muramureba ugatabura ari muri filime azenguruka nashakaga n'ukuri nashakaga bene uko urabashakira iki ko uburyo umukozi wamubwiyemo yabonye agaciro wahaye wawe nawe nibyo uri kumubwira urabashakira iki ko badahari oya bambwire ngo ndabashaka ntaba hari igihe tuzagaruka kubera ko afite amakuru kuri muzi akanga kugenda ariko si ubwo wamubwiriye nibazi niba nasinziriye wenda nze kugaruka agera wa mugani bazengukiriye yewe uraho umeze utese rwose naje kukureba n'ibi n'ibyo ufite ikihe kibazo akakikubwira ukagenda ugafata n'amafaranga ukayamuha ariya mafaranga apfuye ubusa nta mugisha n'umwe uyaboneye kuko icy'Imana umugisha si ubara amafaranga ushyize mu biganza ni icyari umutima wawe igihe wari ugiye kuyatanga. Bya bintu wavugaga mbere nibyo biri kuzana umugisha cyangwa se nibyo biri wirukana. Yesu ashimwe cyane. Abarokore haleluya. Nimujya kwibaza ngo kuki turimo turashaka kugira ngo turebe twabuko ibitoke bya mbere nibihe niyo myumvire dufite. Yego yanyu niba ye nawe ya ibe kubera ko tubivuga ugira ugahinduka ikibazo ku bantu bajya gutangira gucece ubundi yewe numva yego yanjye yakujya kwaye kwawe turagiye wenda twakutanga ndi kumwe na pastor Kimenyi duhuriye aho simuzi cyangwa duhuriye mu rusengero rimwe kabiri twagera ahantu ati uyu muntu ni inshuti yanjye turasenga nanjye nkabyemera kandi arabeshya nanjye nabyemera kubiye yaramugiye rero ndakubwira ngo ya ntabwo turi ijuru ariko turasenga ndabikora hari n'umuvandimwe rwose dusenga nawe harabikoze mbona bise ngo ndabwira ko nyuma nakubwira ntukajye mubeshya duhuye n'abantu atangiye kuvuga ngo uyu muntu ngo ni inshuti yanjye ngo igihe kinini ngo turazi nabwo nanone oya bibeshya ntabwo harashira igihe kinini tuziranye turaziranye agendana nako ntabwo turi ijuru ubwo se bamaze nabi uzi ikibazo kiba kirimo niba maze amezi abiri nziranye na pastor Kimenyi iyindi myaka iri hirya yari kumukera ariko ntari muzi Bibiliya avuga ngo inyoni zisa ziragurukana none uri murashaka ko kuvuga ngo turi inshuti tumaranye imyaka 20 kandi wari imyaka ni waribaga uvuze ngo nanjye twaribanaga rero niba bavuga ko ari bino ya tumenye tutarabe ntabwo harashe amezi abiri tuziranye ko mu mezi abiri muzi sindabona bagufasha ariko mbere y'ayo mezi ntabwo nari muzi inyuma za kumbwira ngo ariko bya bintu ntabwo byashimye ntabwo byagushimije ndabizi ariko ntabwo najya gukora ibyo ntabwo navuga ibitande muti haleluya haleluya Yesu nashimwe yewe ibyo nibira ndabyemera n'ibyo makana nabyo kandi iyo tuvugana tugenda tubana ubwira ibyanjye byose n'umutima wanjye nkawukwere iyo rero mwere kumvisha ejo kaza nkazasanga utuntu wangiza ndakansura ntabwo kandi ntabwo nagenda n'iryarya
ntabwo bishaka icyo bireba ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi byose birinda ngo kubera iki iby'ubugingo ariho bikubwira none nzabona ubugingo kubera umutima wanjye ariho urimo kuwanduza ntakubishije niba uri ibandi igenda ugenda n'amabandi bagenzi bawe Yesu nashimye cyane haleluya icyo kibazo rero iyo dayimoni abanyarwanda turayigiragira mu rwego rurenze n'abandi n'ayandi muntu umuntu umutima umukunda uramwanga ariko mwabura ukaseka cyane ukamuhobera cyane amabizo pa ayandi ya Yuda Isikariyote yabwiye abandi batatu undi buhobere nkamukubita bizo umenye ngo hari amabizo ya Yuda Isikariyote ari ibintu umuntu akora arimo kwasinya abandi haleluya Yesu nashimwe mu minsi yashize habaye inama twijyamo abantu benshi hano muri Kigali kubera ko abapasitori abakristo babo bababwiye icyizere burundu cyashizeho kubera ibyo babakoreye none uyu munsi kugira ngo akwereke ko yihariye arimo arashaka umupasiteri ugiye muri iki gifite amavuta ugezweho yitinga ati nzagira n'ifotoranye nawe nereka abakristo ifoto mbabwire ko nanjye nta kibazo arashaka kugira ngo yihanagureho akoresheje amashusho y'abandi bantu naza kumbura ati ngewe bose singiye ifoto sinifotoranye nanjye twaza se dore ngiyi yewe nawe turi inshuti turabana turakorana twaza koze ko ari umukozi w'Imana ni gute yasosiya n'uyu muntu ijya gukorera ariko arakubwira ngo nanjye ndi muzima rero niba umwemera nanjye nyemera turi ngewe nawe turi inshuti umutima wawe uri haleluya niba umuntu reka ashobora kudakunda umuntu ariko w'Imana kuko umwanga n'ikundi rwego niba ubona agira uburyo udahuza nawe mwihorere wigira na business nawe wigira na gakungu nawe wikwa nawe ariko ntumwanzi naguhamagara afite ikibazo uzamufasha ariko ntabwo ndashaka kuba dutemberana uratemberana n'umuntu udakunda kubera wamwihorera uti ntabwo ndi buze gutembera mfite ibindi ndimo ariko ndashaka guce muri ko tugendana kuko hari abantu ushaka kubasinye ko turi kumwe wowe ibyo urimo gukora urabizi ariko ugira abantu uratwara gutwaye igitambo ngo bagiye gukemura ariko birivuga ubwiye abantu uti mwe muteke nzamubereka nzamubazana wize mu basitari y'umukobwa hano wapushije ubukwe yari yarabenze umuhungu wo muri Amagiza arangije umuhungu aramara cyane amugirira ishyari aza guca inyuma we ahamagara umukobwa aramubwira ngo niva mu kazi ndaza kuba mfite inama amubwira aho tera neza kujya mati dufite inama kandi umukobwa bari kwegera no mu murenge ngo cy'abakuru kwakuru umuntu bari kuri peshe y'Imana bamutwerera ukubwira ati 50 kwa 10 kwa 20 nibyo yibereyemo undi aca inyuma abwira abantu ati mugende nk'uko yaba wenda umukobwa pasiteri Maria Murabica kumubenga noneho agaca inyuma akabwira Musa akamubwira ati ndashaka kuza kwereka uriya mukobwa noneho wowe uze kugenda ubwire pasiteri Kimenyi yemeye ko uriya mukobwa asambana n'ikimenyimenyi ejo dufite rendez-vous muri hoteli nimugoroba noneho uriya agaca inyuma agahamagara akamubwira ati uze agahamagara wa mugabo agamara pasiteri Kimenyi tuze kuza kwereka wa muntu ugiye gushaka ndati mu wiki ni ndaya rwanda n'uyu munsi ejo nimugoroba afite amakuru azajya gusambana n'umu ex we wa kera birashoboka ibyo bintu uzaze nzabimwereka umukobwa avuye ku kazi uyu yamubwiye ko agiye kumutwerera amubwiye ko ari mu nama y'akazi nta cyumba yari arimo icyo yashaka ni uko umugabo aza agaparika muri parikingi ya hoteli akamutegereza aza undi araje kuri gare rukangana uri hehe ngeze muri parikingi umugabo ari mu modoka yari yigeze arimo aramureba ije muri reception ubabwire uzamuke hejuru umugabo icyo ashaka ni confirmation ko umukobwa agiye muri hoteli ahari umukobwa agiye akihagera undi ariko umwera mwe ese duhurira mwe twifitanye gahunda n'umuntu
mukanya nimba ndisoza ndakubwira nivayo we ntabwo sentira ariko atigiye kuri abantu umwanya baranwerera hari umuntu wambaye ko ari ugiye kumwerera hariya bafite inama kuri hoteli ki umugabo yabonye umukobwa yinjiyemo akati imodoka aragenda yageze hirya mu kuta message ati gumana n'izo ndaya za ubwe bwira ngaho yagiye azi bagiye kwakira amafaranga y'imwerera ntabwo yari azi ko bagiye kumwica abarokore niba ushaka ko Imana iguha umugisha atari umugisha wa Nyabingi atari umugisha wa Ryangombe hindura imitekerereze yawe hindura imitekerereze nk'umuntu muzima Imana yabigishije kuko ushobora kuzana ukabyina ugahimbaza Imana n'ibyuya bikamira ukajya ubona hano hasi amazi agatera abantu bakora ati yo dore umwana uhimbaza neza ariko Imana ikagati yo ufite n'umusatisi n'inzoga zakurayemo ko Imana ibereye umutima we ibyo akora hariya kandi Imana igiye gutanga umugisha ishingira kuri umutima w'umuntu ishingira ku birinyi abo ngabo bagushira mu rusengero batuma abantu batabona Imana baraza umuntu abakikizwa yahagera akamuga ati yo natwe tumaze imyaka 20 aha turacyayitegereje iyo umuntu abanyaririmba no muri worship aririmbana neza Imana iramutabara Imana itatabaye iratabara ngewe uje nimugoroba utangira kumwibazaho kumbi we yari arimo hano ibiri mu mutima we n'ibigaragara inyuma bitandukanye. Hello twihute icya gatatu Samuel wa mbere 13:8 Samuel wa mbere 13:8 kugeza ku murongo wa 14 muhasome ni inkuru ndende turahabona inkuru z'umugabo bita Sawuli. Icya gatatu ni ikihe ni ukutihangana ukaba imbere y'Imana utihangana ukaba imbere y'Imana ugasenga ariko ntiwihangane ugasenga ushaka guha Imana igihe wibwira ngo ndakwereka igihe uzakora no utarakora nzabivamo. Uyu mugabo yagiye Samuel yaramubwiye ati genda ntegereze izaza dutambira Imana ibitambo n'Abafilisitiya bari bagose bari hafi kubana noneho waragenda yicara ategereza. Samuel bigaragaza ko yagombaga kwageragera muri periode y'Imisiri musome muramwe musome gere bari kumwanya wagere mukeya ndimo ndabica kugira ngo nihute. Iminsi 7 iragera nategeze umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu agiye kubona Samuel naza agiye kubona abantu yari kumwe nabo batangiye gucaho bigena ngo ingabo zitangiye kunyanyagira zigenda agiye kubona Samuel wenyine abonye agiye gusigara wenyine hatari muri Samuel utaje kumbona n'abantu bagiye gushiraho kuri nabwiranje nanjye nkabikora ako kanya atangira gutanga kandi ntiyeremere gutanga ahamagaza gutanga kugira ngo timaba n'abagiye kubwire baze nongeye kubikora uko twategereje ntabwo yaje kunanjye ngiye kubikora nimuzanire ivu bitanga byo kozwa by'amashimwe akimara kugeza ku gicana no gutanga Samuel aramubaza ngo Sawuli nibiki wakoze nubwo namutinze kuza mugihe bagomba kuza ntabwo waje hanyuma nanjye mpitamo gutabona ngo abantu bagiye kunshiraho bagenda aramureba iyo uza kumenya ubwenge ukihanga ngo ubwami bwawe bwakabaye bukomera ngo ariko ngo Imana ikimara gukora biriya ngo Imana yatoranyije undi muntu uzasimbura ubwami bwawe ngo umuntu ufite umutima meze nk'uko Imana ishaka umuntu ushobora kwihangana. Yesu nashimye. Haleluya. Kubera ko iyo wamaze kunanirwa kumva neza Imana yari yo muri wowe biguha imitekerereze itandukanye n'iy'abarokore bagira biguha imitekerereze itandukanye n'iy'abandi bantu bazi Imana bagira. Iriya mitekerereze yawe yo kwashukuri ituma ikwambura ikintu cyitwa kwihangana muri wowe. Urasenga yagenze muti
wabura n'umuntu pressure y'abantu. Ese nawe usengera muri Zion Temple ariko se wowe niwe usigaye utaratabara abandi bose ntibatabara. Kera isengera muri Kivu twatangiye dukennye cyane bikomeye rwose, muri itorero ririmo abashomeri, ubonye igihumbi akaba ari umugabo, ubonye bitanu akaba ari umugabo, ubonye 10 akaba ari umugabo. Kugira ngo tugiye dutangira abantu bakoraga bari bandiye muri Pasteur Kimenyi na Pasteur Dan, iminsi mike nabo baragiye, abandi nibo bantu bavuga bakoraga akazi kagaragara gafatika, abandi kwari kurwanaho uw'icumi, uhembwa 20, uhembwa 30, uhembwa 100, icyo gihe yabaga ari umuntu ukomeye, ntabwo nta n'uwari urimo. None ubwo buzima bwari bugoranye, uko Imana igenda itabara abantu bazanzamuka, haza gusigara umuntu umwe yasaga naho atinzemo. None haza guhura n'abandi, nawe uracyasengera ikawusenge, aribo basigaye ko nabonye abandi bose baragize baraguruka mu birere, wewe waheze. Aza kuza arabitubwiye, wakwiye none se babwira ko ari wowe warugezweho. Erega Imana ikurikiza n'inomero, iyo babwira ko inomero yawe yarigezweho kugira ngo haciye igihe kingana banya mutabara. We ubwe nyine arampamagara arambwira ati mubwire ati nakuze ko Imana yashubije ikibazo bambajije, abo bari bamubajije bahuriye n'abaha abahari ifite imodoka arabatwara, bagenda bageze ko baraceceka bati babura icyo bavuga. Arambwira ngo Imana nabashubije n'iriwe kugana nabo. Yesu nashimye cyane. Pressure y'abantu bazatutakaza bakwizera urufite, bakubwira ngo ari mu wundi